Mbo mu by'ukuri mwakoze kuza kunsura mwitanze. Hajya niwe wahamagaye? Yego. Okay, niwe wahamagaye. Uyu ni inshuti yawe mwazanye? Ni umushuti wawe bisanzwe. Okay, nta kibazo rwose mwakoze kuza. Mbo nanjye ni hano nibera rwose nyine, urabona ko mba mu kazu keza rwose ni byiza cyane. Mbo ndumva nta kibazo rwose, nari nabakumbuye kubabona. Muhawe ikaze muri makeya, mwisangiye nyine, feel free, mwumve ko muri iwanyu rwose. Buri kimwe cyose hano muraza kukibona. Mbo ndatekereza na tike mwayibonye kandi mwahageze amahoro, ubwo nibasubizayo nayo irahari nta kibazo. Ku muntu ukeneye agafanta, ndaje mbwire Kadogo hariya muri firigo zirahari rwose, abazanira agafanta, uwo bashije amata. Icyo ntakora ni ukubaha inzoga zibisindisha rwose. Mbo hanyuma rero nyine ubuse babinda bipevera cyangwa okay, naribi navuze ati nta kibazo rwose, mwatangira mukaganira mukabaza ikibazo mushaka. Ariko wowe nari ngukeneye hano hepfo mu cyuma ngo tuganire.